ariko birangira Coach Gael avuyemo ariko indirimbo itararangira. The Ben akavuga ati njyewe amafaranga nzi yashoboye kurira ndirimbo ni 50,000 kandi nabwo nemeye ko nzakwishyura ndetse na make yitwa deposit namaze kuyaguha ariko bordero zanjye nishyuriyeho ziri hehe ziri muri Amerika. Ahandi no bifishingiye njyewe ubwanjye yaranyihamagariye arambwira ati njyewe nkeneye gukorana indirimbo na The Ben nka grand frère wabimfashamo. Ariko buriya muyoboke yabigufashamo. Bamuhaye nimero zande za muyoboke ababwiye The Ben ati umwana arashaka ko mukorana indirimbo. The Ben ati nta kibazo. Ubwo projet ariko The Ben aramwira ati genda ubwire timu yawe ari 155 ko tugiye gukorana indirimbo. Indirimbo niba byemera nta kibazo indirimbo turayikora. Indirimbo yitwa Sikosa yari ya Bruce Melody. Ako kantu rero abantu bakumve neza aho niho ruzingiye. Sikosa yari ya Bruce Melody. Njye miramfana ubusa wayigurisha nde Kevin Kade. Yumvise ari indirimbo nziza ariko wibuke ko 155 ntabwo bazi ko Element yatanze indirimbo ndetse igiye no kujyamo The Ben. Akandi kantu muri buze kuza kwitaho. Element ari muri 155 nk'umu producer ntabwo ari nk'umuhanzi. Ni ukuvuga ngo Element nta kontra nimwe imubuza gukora featuring n'undi muhanzi ariko wibuke ko team yari yemeye ko Skana akorana na The Ben. Element Coach Gael aramwatuze n'ikindi ngiye kukubarira expenses zose nagutakajeho muri 155 uyanyishyure ngo asanga bigeze mu bihumbi 500 by'idolari. Ngiye ubu none Element abantu babyumva ari kwipanu egare yuko nka Coach Gael arimo arabona gutsindwa barete bati n'ubundi Ben abakubisa agatego. Kevin Kade araba victim ntabwo mushinje kwica ariko nuramuka ukoze ikosa ryo kubutuma iriya ndirimbo idasohoka uraburi kwica umuziki bro. Ndabizi neza ko urahita wa virus mu muziki nyarwanda. Cyakora ikosa Element yakoze nuko yakoze ibintu atakubwiye. Ngiye kuri Kevin Kade nicyo namubwiye fata indirimbo yishyire hanze utitaye ku ngaruka zose. Niramuka ikomwe mu nkokora na 155 uzagenda utanga ikirego cy'uko wahombejwe n'umuntu runaka kubera inyungu ze. Abantu bashinzwe abahanzi Marie France Intore Tuyisenge muri gukora iki kugira ngo ibibazo byose biri mu muziki aka kajagari gacike? Ubu nonaha harimo amakimbirane ku rwego rw'uko muri showbiz yacu abantu bazajya kubona bakabona abantu baricanye. Yes, it's all for one and only umwe cyane. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Mbahaye ikaze kuri Leya Entertainment. Yego, ushaka kwiga cyangwa gukina agatunganya filime yagana hano ku Gicumbi Cinema Center ahateganye na station Mereze ahahoze Tigo ya kera ubundi tukabigufashamo. Uyu munsi rero tubafitiye inkuru iryoshye kandi ikomeye cyane. Ntimwirirwe mujya kure rwose mutega amatwi munadutize amaso yanyu ubundi tubabwire ibyo mukeneye kumva. Yego Ndeyandire ngo wayikaze. Urakoze cyane Rafati. Nizere ko n'abakurikiye Leya Entertainment bameze neza cyane ntakubeshye bagiye kumva ibyo batigeze bumva ukuri n'amashira kinyuma kuri indirimbo Sikosa ya Kevin Kade Element ndetse na The Ben. Ni ibintu byateje zagara hanze. Buri wese arimo aravuga ukuntu abishaka, buri wese arimo aravuga ukuntu abyumva. Hari n'abari kuvuga nyine ibintu bipfuye. Nibyo ni nkuko nanjye ushaka kuza kumva ukagira ngo baravuga ibintu bipfuye ariko bimwe ibyo ndi buvuge ibyinshi arabari ukuri ko nabifitiye fact. Yego rero tutagiye mu byakure reka dutangire n'icyatuzanye aka kanya. Yego muri no ndirimbo rero yateje ibibazo hirya no hino rwose mu Rwanda ni saga ikomeye cyane muri muzika nyarwanda. Yego ino ndirimbo Sikosa rero irimo abantu bagera muri batatu. Element, Kevin Kade hakazana n'uwo bita The Ben. Yego muri abo bantu batatu rero iyi saga itangirira kuri inde cyangwa ninde nyirabayazana wayo? Okay, ngendaza kuza guhera ikibazo mu mizi. Mu by'ukuri The Ben ndetse na Coach Gael nibo muzi w'ikibazo gihari. Yego kubera iki uyu munsi niwe bafitanye ibibazo. Nta wundi muntu ufitanye ibibazo n'undi muri bari abantu bakoranye. Ibibazo rero byahereye igihe The Ben yajya gukora indirimbo
na Diamond nibwo Coach Gael yamuhaye yagomba gushora muri ya ndirimbo. Ariko birangira Coach Gael avuyemo ariko indirimbo itararangira. Ariko Madebeat yahise ashyiramo undi muntu biba ngombwa ko indirimbo irangizwa. Bivuze ngo umuntu watangiye projet ya Wise we yego ubwo ntabwo ibyo turi ubijyemo, ubwo turicaye hejuru ariko nimukira ko tuzabidevelopa nabyo tuzabidevelopa. Coach Gael arega The Ben ko amufitiye amafaranga agera muri miliyoni mu bihumbi 150 by'idolari. Ubwo ni miliyoni zirenga yego, akavuga ko ariyo mafaranga yashoye kugira ngo iriya projet itangirwe. The Ben akavuga ati njyewe amafaranga nzi yashoye kuri iriya ndirimbo ni 50 kandi nabwo neme ko nzakwishyura ndetse na make yitwa deposit namaze kuyaguha ariko bordero zanjye nishyuriyeho ziri muri Amerika. Bivuze ngo muri ayo mafaranga yakoze Wash ayo Coach Gael yari yashoyemo amwe muri yo yabanje yarayishyuye. Yego yarayishyuye. Iyo ni faze ya mbere. Ubwo twanze kujya muri kibazo noneho cy'amafaranga The Ben na Coach Gael turi kumva imbarutso. Yego turaza kuza gusobanura kugeza uyu munsi. Coach Gael we na timu ye batangiye gucreate beef hagati ya 155 ndetse na The Ben ku giti cye. Yego. Ahandi no beef ishingiye umuhanzi witwa Roskana ubushize twamugarutseho. Yego, icyo gihe rero twavugaga ko 1:55 am batari kumukoresha nk'uko bikwiye. Roskana ni umuhanzi ufite umuhate wo gukora. Ngewe ubwanjye yaranyihamagariye. Nawe ko ndi wabwira ibintu bifite fact atari ibintu ndi wabeshya. Ati ngiye ndashaka nako twe tugiye rwamagana. Yego. Twe turi mu modoka ndabyibuka mbere yuko ajya muri Ethiopia. Arambwira ati ngiye nkeneye gukorana indirimbo na The Ben nka grand frère. Wabimfashamo? Yego. Ndabona ngiyewe The Ben ntabwo turi connected cyane, ntabwo turi best friends. Turi abantu nyine bashobora guhura tugaciringa nyine turi abajama ariko ntabwo ni best friend wiwe. Ariko buriya muyoboke yabigufashamo. Yego. Mbamuhaye nimero zande za muyoboke. Muyoboke ababwiye The Ben ati umwana arashaka ko mukorana indirimbo. The Ben ati nta kibazo, ati nanaririmba neza, ati nta ribi. Ubwo projet ariko The Ben aramwe ati genda ubwire timu yawe ari 155 ko tugiye gukorana indirimbo. Indirimbo nisohoka niba byemera nta kibazo indirimbo turayikora, ariko haza kuza kubamo reka mbyite guca inyuma. Indirimbo yitwa Sikosa yari ya Bruce Melody. Yego, ako kantu rero abantu bakumve neza aho niho ruzingiye. Sikosa yari ya Bruce Melody. Yego. Element niyo rayikoze ariko Bruce Melody ndakwirika kuri coding. Niwe wari warayikoze nka producer ariko none muze kuza kwibaza mwibaza impamvu itagiye mu ndirimbo zo kujya kuri album. Nabyo ni ibindi tuzadevelopa. Yego. Ubwo Element abati ku indirimbo ngeri miramfana ubusa wayigurisha nde Kevin Kade arayikora. Kevin Kade amuha miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Yego. Kevin Kade arikodinga indirimbo. Element yumva ni nziza, abateka indirimbo nayirimbamo. Ati hari ikibazo se? Ubwo bamaze kumva ko indirimbo ari nziza. Kade n'umutigisi nk'uko ubushize nabikubwiye. Yego. Kade n'umutigisi wa cyane. Abaratigise abageze kuri Ben. Yego. Abamukubise iki projet. Baha barayumvise. Ben yumva ni indirimbo nziza. Yumvise ari indirimbo nziza ariko wibuke ko 155 ntabwo bazi ko Element yatanze indirimbo ndetse igiye no kujyamo The Ben. Ibyo bintu byakozwe hagati ya Element na The Ben ku giti cyabo na Kevin Kade. Yego. Bitazwi na label ya Element. Yego. Indirimbo ya recordingwa imaze kurikodingwa birarangira bajya gushutinga muri Tanzania. Nabyo bitazwi na label. Ntuza Element abwira label ko agiye mu kiraka. Ubwo barashutinga, bamaze gushutinga timu yari yowe na Muyoboke Alexis. Yego. ya shooting. Barashutinga indirimbo ndetse nyine barayikunda, abahanzi bose barayikunda. Ikintu cyaje kubaho rero nuko bagomba kugaruka mu Rwanda. Wibuke hari ifoto yasohotse
The Ben ari kumwe na Element ubundi ikibazo cyatangiriye hariya. Iyo foto The Ben ari kumwe na Element kandi ubusanzwe tuzi ko ari abantu babiri batari mu bihanga bimwe, ntabwo bari mu nkono zimwe kwa kandi ibihanga bibiri mu nkono ntabwo bishobora kuba. Element abwira abari bari kumwe ati mureke kugira ikintu musohora, tuzabivuga nyuma, ariko nabanje kuvugisha label umunyirizina Coach Gael. Yego, akandi kantu muri buze kuza kwitaho. Element ari muri 155 nk'umu producer, ntabwo ari nk'umuhanzi artist. Bivuze ngo rero kuri urwo ruhande yemerewe gukora music ku giti cye, nta kibazo agiranye na label yiwe. Ni ukuvuga ngo Element nta kontra n'imwe imubuza gukora featuring n'undi muhanzi ihari ibimubuza. Nta kontra ihari. Coach Gael aza kuza kumenya ko team iza kuza kumenya ko indirimbo bayitanze amashusho yakozwe yamaze gukorwa byose byarangiye. Muri make indirimbo ubu tuvugana si ikosa irahari irangiye. Kevin Kade, Element ndetse na The Ben babimenye, team isaba Element ko agomba kuva muri iyo ndirimbo. Urumva? Mu kubimusaba abandi nabo bakaba bati ariko njyewe Kevin Kade narashoye, narakwishyuye amafaranga, nta kindi kintu nsaba, nakwishyuye umuzigo we ashaka yawushyira hanze. Yego. Ubwo habaye ikibazo sasa. Deja urumva ikibazo gisigaye kuri inde, kuri Element wakoze ibintu atabwiye team ye. Yego, ariko wibuke ko team yari yemeye ko Scanner akorana na The Ben, ariko basanga ntago zira project zahita zibe ebyiri, deja bamaze kumurya iki inamba. Ubwo indirimbo barenda barekora bamaze kuyikora. Ubu nonaha Element ari mu rungabangabo, kuko ni ibintu ushobora kumwirukanisha mu label, kuko ikindi kintu n'abantu batazi none se tukiri aho ngaho ku bintu bishobora kumwirukanisha kuri label, ko bivugwa ko Element atishimiye kuba ari muri 155 AM. Kutishima ntekereza ko ntabwo nzi ibyo bo batekereza cyangwa se impamvu atishimye muri label yiwe, ariko icyo nahamya cyo nuko team ya 155 ni team iri tight gute, ni abantu nyine bari ku murongo. En fait ahantu ibibazo byose bishingiye ni ugukora mu buryo buri unprofessional, byatumye bisembura Coach Gael. Muri ibyo bintu byatumye, ariko hari naho ndi buze kuzakugaruka noneho nka blaminga Coach Gael. Ariko na Element ubu nonaha amakosa yose ari kuri Element. Amakosa yo kubiriya ndirimbo bifuza ko yavamo yose ni waherereyeho kubera gukora ibintu atavuze. Yego, atavuze. So Coach Gael amakuru none se ikibazo nibaza aho ngaho ni kimwe. Ikibazo ni cyuko wenda yakoze iyo ndirimbo atavuze, cyangwa ahubwo nuko yafashe projet ya Bruce Melody akayitanga nta kintu avuze. Deja ntabwo ari ya Bruce Melody, kubera ko Element n'umwanditsi arandika, we akamuhindi akabati iyi ndirimbo nayiguha. Ni nkuko iriya ndirimbo ya Juno yitwa Coca-Cola Shape. Iya ndirimbo ifite amaversion menshi. So umuproducer ashobora guhereza indirimbo ariko ntwari uyisohora, kubera icyo ko yayiguhaye kugira ngo yumve ni wikunda uyishyure, akayiha n'undi uyishyuye mbere niwe utwara indirimbo. So ikibazo kiri kuri Coach Gael na The Ben na Element ubu nonaha ku bantu batatu. Uwundi wa kane we nta kibazo kiri. Wa kane nta kibazo kiri. Uribuka mu kiganiro twakoze ubushize nkubwira ko The Ben yifuje guhura na Coach Gael akamwangira ngo ntibashobora guhura. Yego, kubera ko amufitiye amafaranga ataramwishyura. Deja hamaze no kujyamo noneho urwango rwa nyarwo, reka vuga rwa nyarwo. Niba umuntu akubwiye ngo njye nawe ntabwo twabonana, nta business ngirana nawe, egare yuko nyine hamaze kujyamo inzigo ikomeye cyane. Yego. Element Coach Gael aramwatuze n'ikindi, ngiye kukubarira expenses zose nagutakajeho muri 155 AM uyanyishyure kugira ngo indirimbo igire gute isohoke. Coach Gael mu makuru mfite ngo yabaze ngo asanga bigeze mu $500 by'idolari. Ibihumbi 500 by'idolari kuri expenses, bivuze ngo ni miliyoni zirenga 500 z'amafaranga kuri Element, nubwo ntemeye amafaranga. None se
wenda reka tugaruke kuri aya mafaranga kuri ayo mafaranga koko biramutse bibaye ko ayo mafaranga ari ukuri ayo mafaranga Element hari aho yayakura? Noneho hari ikindi kintu noneho abantu hano batazi. Noneho hahise hiyongeramo undi muntu witwa Jimmy Muyumba. Yego bivugwa ko ashobora kuba ari mu bakire batanu bahuje na Coach Gael muri Kigali Universe. Bivuze ngo ni abakire batanu harimo na Muyumbo Jimmy. No akavuga ati umuhungu wanjye The Ben indirimbo igomba gusohoka urimo, byanga bya ikintu cyose bisaba irasohoka urimo, kandi nawe Element iyo ndirimbo ugomba gusohoka urimo. Ubu nonaha harimo amakimbirane ku rwego rw'uko muri showbiz yacu abantu bazajya kubona bakabona abantu baricanye kandi bari kubyita ngo ni za prank. Ubu nonaha Coach Gael afite ikirego, yatanze ikirego. Yagitanze hagana he? Ntekereza ko swat shaka ni rukiko cyangwa se rimbo sinzi ahantu yagitanze, ariko yagitanze kivuga so The Ben yemera kumwishyura. Mu kwemera kumwishyura arimo ariko hari na deposit nakoze y'amafaranga runaka, nubwo nta kibyemeza zitari mu Rwanda, nubwo nabyo ntari kubyemera neza. Nese bordero umuntu ari muri Amerika se ntabwo yazifotora akazohereza biroroshye cyane entre game. Ibyo ni ibindi ibyo nashaka kuvuga nuko unonaha muri showbiz yacu abantu bavuga ibintu mukagira ngo nagatwiko, ariko sometimes ari birenga gatwiko, bikaba ari ikintu kiri personal. Niba uyu munsi Ben yari inshuti na Coach Gael bakaba badashobora guhura, utekereza ko imiryango yabo izakundana se? Ntibishoboka. Ese utekereza ko niba Coach Gael adashobora guhura na Ben, utekereza ko hari nka projet nini Ben yaba afite ari bukeneremo Coach Gael akamubona? Ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Kubera iki? Kubera ko rero uyu munsi turabona showbiz yacu mu bintu. Uyu munsi ufite ikibazo cyane ni Element. Niwe mundi mbarutso. Reka tubivuge nkuko tubivuga, yabaye umusnitch. Ajya gusnitchinga timu yiwe ariko ashaka kugira ngo agere kuri The Ben. Kuko ushobora gusanga Element gukorana na The Ben zari inzozi ze. Kuko n'umuhanzi mukuru. Sibyo se? Na The Ben nawe akaba wenda yashaka kugira ngo akore na Element abone ukuntu yegereza 155 cyangwa se Coach Gael, cyangwa anabone n'ukuntu yabasha kwiyegereza abafana ba Element. That's it. Mu buryo muri business ari naho ndi buze kuza kublaminga Coach Gael Element sabo ngabo se gusa Coach Gael Element. Kubera iki? Kubera ko ubu nonaha music yacu yakagombye gukura ikanakura mu buryo bw'imitekerereze n'imikorere na business, ibintu bikaba professional. Muri professional nta rwango rubamo. Ahantu blaminga Element ni hehe? Element nkuko n'ubundi Gael yari yemeye ko Roskana kwa indirimbo na The Ben, bivuze ngo nta kibazo cyari kirimo. Nubwo Coach Gael yari yanze ko babonana, ariko yari yemeye gusponsoriza indirimbo igasohoka rwose nta kibazo, ariko batabonanye kubera amakimbirane bafitanye bo bwabo. Ariko Element wowe ikosa wakoze wanze kubwira timu yawe kugiye gukora ibyo ugomba gukora. Ubu nonaha ari kubona ingaruka z'ibyo yakoze. Ubu nonaha Element ari mu rungabangabo, abantu babyumva ari kwipanu. Element ari kwipanu, ubwo ari gukarangwa ku rwego rushoboka. Urumva deja niwe ikibazo gishingiyeho cyane ko abantu babyumve. Coach Gael cyangwa management ya 155 AM ntabwo ishaka ko Element aza kugaragara muri iyi ndirimbo. Ntaza kumvikana muri iyi ndirimbo. Naho ngaho bashaka ko bimera gutyo. Bo baravuga bati gusa gusohoka kw'indirimbo reka baheza analize yanjye uko mbyumva. Niba indirimbo yari ya Bruce Melody ikagaruka ikajyamo The Ben, uwayitanze wari muri 155 AM, egare yuko nka Coach Gael arimo arabona gutsindwa. Arimo aravuga ati ni ikigaragaza ko abakompara The Ben na Bruce Melody barete bati n'ubundi Ben abakubisa agatego. Ben ari hejuru kurenza. Urumva ahantu no sasa 155 igwite ikanda. Kwate ntago bishoboka. Gatishiramo imbaraga nyinshi. Gusohoka kw'indirimbo ya Kevin Kade Element ndetse na The Ben ni ikigaragaza weakness
za 1:55 am yego none reka ngakwe mu buryo bwa business Coach Gael Element yakoze amakosa nibyo yatanze projet ntiwamenya ko yakozwe ni na team byose nta kintu mwize mumenya ariko none utekereza mu buryo buri business umuntu washoye kuri iriya ndirimbo Kevin Kade araba victime y'ibibazo atanagizemo uruhare kandi Kevin Kade ni umujyambere ukeneye kugira ngo atere imbere nk'uko Element akeneye gutera imbere ni amahirwe ko agiye gukorana na The Ben kugira ngo amuspreadinge aho Kevin Kade atageraga so niba koko ukunda umuziki nyarwanda njye ntabwo ngushinje kuwica ntabwo ngushinje kuwica ariko nuramuka ukoze ikosa ryo kubutuma iriya ndirimbo idasohoka urabura kwica umuziki bro ntabwo natinya kubivuga nawe uraba wunze mu rya Decat ntabwo natinya kubivuga ko nuramuka ukoze ikosa iriya ndirimbo ntisohoke kubera ko ufitanye ibibazo na The Ben urabura kwica umuziki nyarwanda icyo cyo ndakivuze ubwo nawe uraba wunze ijambo mu rya Decat ndetse na Godfather bavuga ko Coach Gael ngo wica umuziki nyarwanda impamvu mbivuze ni iyihe Kevin Kade yafashe amafaranga ayahereza arayashora mbese muri make yego akeneye output yo kugira ngo abone success Kevin Kade ni umuhanzi wihiringa bro ni umuhanzi udafite management ni umuhanzi nyine wirya kimara kugira abone uko akora kugira ngo ashaka uburyo akora ariko Coach Gael bro uri umukire cyangwa se ufite amafaranga yawe simbizi ko nta nubwo urayampaho nta nankeneye nawe ushaka ko bagukorera fundraising urumva ariko naramuka akoze ikosa ry'uko iriya ndirimbo idasohotse irimo The Ben yego ndabizi neza ko urahita uba virusi mu muziki nyarwanda we n'ikibazo gihari we nta nubwo ashaka ngo The Ben ari uvamo ahubwo ashaka ko Element ari uvamo urumva ni ukuba selfish cyane ni ukwikunda cyane ko Element ubu nonaha tuvugana nakubwiye ko nta contract afite y'umunyamuziki afite contract nk'umuproducer muri label bivuze ngo ntabwo agombye kumukumira ahandi hantu hose cyakora ikosa Element yakoze nuko yakoze ibintu atakubwiye atabwiye team iryo ryo nikosa yakagombye guhanirwa ariko mwebwe mufite icyo bita règle d'ordre intérieur amabwiriza agenga amahame yo muri label yanyu mwakagombye kugira uko mwamuhana ariko ntimwakagombye kuba muri kubuza amahirwe Kevin Kade yuko yakosora indirimbo kuri Kevin Kade rero niba ufite indirimbo irangiye n'amashusho byose byararangiye ndetse na audio ubwayo yego shyira hanze indirimbo ahandi hantu bari selfish mu makuru ufite nuko basabye ko indirimbo isohoka ariko ikajya kuri platform za Element icyo gitekerezo rero ngo cyari cya Bruce mujye mureka mwana mwafashe ibihangano byanyu byose urumva umwe aravuga ati twasohoye ntabwo yigeze iboostinga cyane nk'uko twabitekerezaga nyamara agiye gusohoka bombe benga ikomeye cyane iri butume nasohoye noneho ihitibura ariko ubwo abantu ntidushobora kwibaza ako kantu urumva ubwo nako kantu ntikashobora kuba karimo yego karimo bivuze ngo rero niba mutarakoze promotion kubera wenda akazi kenshi muri mufite simbizi cyane ko nsigaye mbona ngo Melody sigakora ama interview make cyangwa kubera ko ngo bitangazamakuru ngo nagari kuri level yabyo ibyo nabyo ni ibindi tuzavugaho yarakoze kurusha media noneho niba uyu munsi uri kuvuga ko Kevin Kade indirimbo yaruhiye ushaka kujya kuri platform za Element bro ko no kwikunda ugakabya harimo selfishness man sizi kuna nyinshi cyane yego harimo kwikunda ugakabya cyane uyu munsi Ben yanditse ku rukuta rwe rwa noza rwa ubwo ndakeka ari nko kuri status yari kuri ntuza yari kuri Instagram kuko nakoze screenshot avuga uti birahagije yavuze ati aho bigeze birahagije ko ibi bintu no tuyivuga niba ibi bintu bigeze aho umuntu ashobora kuba yakwica projet akanga ko projet isohoka yavuze ngo time to save our beautiful game enough is enough igihe kirageze ngo ubwo dutabare ducungure uruganda rwa music Muyoboke nawe arandika ati
ubwo njye ndimo ndasoma ibyo bagiye bandika. Muyoboke nawe arandika ati I think it's high time we speak up because the music industry we thought to build is facing segregation. We have kept quiet for too long. You know what? Enough is enough, period. So bivuze ngo rero aba bose niba ku ruhande rumwe hashobora kubamo fair play, ahandi ntabimo fair play, icyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Kuki coach Gael atavuga ati ngiye mfitanye ibibazo na The Ben, ngwino tuganire dukemure ibibazo, aho kugira ngo mwice amahirwe muyicira umwana abana batoya bakeneye kubw'ibibazo byanyu mufitanye bya babiri. Niba nta rwango rurimo, kuki mwumva ko mwashaka nyine gufata Element Kevin Kade mukamuvuza ya makimbirane mufitanye hagati yanyu? Sorry, Element bamushyizeho iterabwoba, baramubwira ngo iriya ndirimbo ugomba kuyivamo. Habaye amanama nawe baza kumwihererana ku giti cye. Please, uyu muziki suwaso suwanjye nkuko DJ Brian yavuze ati igemusi yabaso. Twese hano turimo nk'abantu bakora ibintu, nitujya tuza hano tukanenga tukanashima, mujye mubyakira nuko biba biri. Coach Gael ndagushimira ko wafashe initiative ugashora mu muziki nyarwanda, ukanawongerera agaciro ndetse ugafata na Bruce Melody ukamukura ku rwego rumwe ukamushyira ku rundi. Iyo ni achievement twabonye kuko tuzaho umugejeje. Ariko nanone kuza kuba virusi mu muziki kubera ko ufite amafaranga, ujye gukoresha amafaranga kuza kwangiza aho kuzamura abana batoya. Oya, twega ngo twice tuvuge ngo Coach Gael warakoze ugize neza kutuzana abantu, ariko se noneho turabona andi maraso mashya gute n'ubundi Melody yarasanzwe ari brand nini. Yego, nko mu Rwanda kuba Bruce Melody yaragiye hanze twebwe ntago byari ibintu bikomeye cyane, ahubwo kugira ngo tubone izindi mbaraga nka ba Roskana ba Keniso bagera ku yindi platform ikomeye cyane. Impamvu nuko uyu munsi umuntu araza akigira akajya he mu muziki akumva ko ari buwutwaye ku bitugu bye. N'urugero Muyoboke akaza kuba ati ngenda ndi wa Danje, njye manager w'ibihembo Ben akaza nawe ati ndi wa Danje, akaza kuvuga ngo ndi wa Danje. Coach Gael nuko ibyo ngibyo ntago bikora bro, dukeneye gushyira hamwe, dukeneye ibikorwa. Ibaze ya ndirimbo n'uburyo nayumvise, uramutse utumye idasohoka n'uburyo yaba ari indirimbo ishyira u Rwanda kuri standard runaka, yego ubwo waba ufite ikibazo cyane ko yaba ugiye no gukurura attention y'abantu ku rwego rukomeye bro. Ni indirimbo buri muntu wese akeneye kumva, sibyo se? Yego, ni indirimbo umuntu wese afite inyota akeneye kureba ngo The Ben actinzemo gute. Yego, Kevin Kade byagenze bite, Element byagenze bite. Ibaze kuba watuma amahirwe y'abana batoya atagera ahagera. Uyu munsi uri buhombe cyane ni Kevin Kade, ariko ngiye kuri Kevin Kade nicyo namubwiye, fata indirimbo yishyire hanze utitaye ku ngaruka zose. Niramuka ikomwe mu nkokora na 155 AM bakaripotinga iyo ndirimbo, uzagenda utanga ikirego cy'uko wahombejwe n'umuntu runaka kubera inyungu ze bwite. Icyo kintu nyivugiye hano kubera ko urumva igihumbi cyanjye kiruta miliyoni za 5, kubera ko ni icyanjye. Uko mba nakibonye biba bitandukanye nuko wabonye izo miliyoni zawe 5. Ni mubahe rero haso za Kevin Kade bumve ko agomba gusohora indirimbo ye uko abishaka. Icyo cyo rwose mucyuve nk'ukuri, ahubwo bo basigare barebana na Element. Yego, Element yakoze wenda uko yabyumvaga, ni n'umwana cyari umwana ariko uravuga ngo n'umwana ntabwo natinya kubivuga rese Element ari imyaka 20. Dore haramo comparinga n'umwana witwa Gilbert wigeze kuzanwa na Ruga. Nuretse urutekereza ko Element hari nta myaka 25 afite? Nta myaka 25 afite? Ntayo. Ubwo rero nta myaka, ndibuka ducelebra imyaka 20 turi muri country record. Ndabyukana na Davis na Social Mula n'abamwe abantu benshi. Ntisashize imyaka 5 uvuye muri TV10. Imyaka 5 ntayi. Nurize urumva yageze mu bivuze ngo aracyari muto, aracyakeneye abantu bamugira inama bamugayidi. So ahubwo 155 ndabizi neza ko business kali muri hari ibyo mubyumva, ahubwo mwe mwicare mwe mushyiremo izo bita regle
regre d'ordre intérieur niko babyita igifaransa ntabwo kibagiramo ubundi hari ibintu batiga bakuze so mwige mushyiramo amabwiriza ndetse na element uyu munsi niba nta contract afite nk'umuhanzi muyimuhe kugira ngo ubutaha hatazongera kubaho ikibazo nk'ikigaragaye kuko Coach Gaël uyu munsi arimo arashoramo amafaranga menshi seriously ibyo byo mubyumve nko kuri hari Sowe hari Fudetwa hari indi yarya yasohotse ni hari Sesa hakaza iriya ya Melody so urumva niba ashobora gusora ibihumbi 100 wenda ibihumbi 100 by'amadolari mu mezi atarenze 3 so urumva uwo muntu kameme natwe tugomba kumugirira impuhwe ariko nanone izo mwe zakabayeho ntago tuzemera ko wica umuziki kubera ko ngo ubu ufite mu biganza byawe nta muntu ufite umuziki mu biganza ikindi kintu nashaka kugira ngo mbwira abanyarwanda ndetse n'abari kuri ikiganiro nakwishimira ko ibibazo byose bijyamo cyangwa se tubamo inzego z'ubuyobozi zibijyamo abantu bashinzwe abahanzi Marie France Intore Tuyisenge muri gukora iki kugira ngo ibibazo byose biri mu muziki aka kajagari gacike abo bantu ukunda kuvuga ngo bashinzwe umuziki nyarwanda kuko abahanzi bavuga ko batababona igihe babakeneye ntibababona nk'iki kibazo bakagombye kuba bakijyamo kigakemuka ni mu gihe banze byananiranye bikajya muri ribu cyangwa se n'ahandi naho bakabibyita ariko ntihagire abantu barenganywa kuko n'abaturage b'u Rwanda sofa hari ibigo byinshi bireberera abahanzi ntabwo nibaza niba uyu munsi Marie France wabaye manager wa The Ben abantu hano ubwo banabizi amakuru baba bafite bro muri uyu muziki hari ibintu tuba tuzi mwana mu agaceceka kubera iki kora ko ariko uyu munsi dukeneye ko noneho uwo mwanda uri umuziki nyarwanda uvamo hagashyirwaho umucyo ntabwo nyine kujya ku ruhande rwa Coach Gaël cyangwa se rwa Ben nyine no kujya ku rwa Ben ariko icyo nyine nuko umuziki wacu uvamo umwanda tugakora music ku buryo umuntu itarimo urwango bushize nabikubwiye si itegeko ko tubishuti ariko mu buryo bwa business dushobora gukorana nako bimeze ariko ibyo ngibyo nibyo ubunyamwuga ntibureba ku ndeshyo ntibureba kuki ntibunareba ngo dufitanye ibihe bibazo dushobora kuba tutari inshuti pe ariko waza mu buryo bwa business inshuti yanjye turakorana kuko nyine amafaranga nawe ukeneye serivisi zanjye cyane none bivuze ngo uyu munsi music sinzi dufitemo udutsiko dufite nk'abantu bumva ko bavuze kurenza abandi dufitemo abantu bumva ko bafite imbaraga nyinshi kurenza z'abandi bro mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima nanjye mpumeka umwuka w'abazima ushaka kubyuka ugasanga wapfuye urushishi rushaka kukumanuka mu wowe ugapfa cyangwa ukabyuka ugasanga ntugishoboye bya bindi wari ushoboye twese turi bamwe ku isi Imana so far umuntu ni umwe ariko sinzi yego twe turi kuvuga rero ko abantu bashobora kubifata nk'aho ari agatwiko byaba ari agatwiko keza kuko byavugisha abantu amangambure bigatuma n'indirimbo wenda irebwa cyane kurushaho gusa n'indirimbo ntekereza ko nisohoka ishobora no kuzuza miliyoni mu munsi umwe birashoboka cyane kuko n'indirimbo buri muntu wese afite amatsiko ngewe nayumvise ni indirimbo nziza pe ndabona Muyoboke yanditse kuri Instagram ye aka kanya ubu tuvugana hari umuntu wanditse ngo sinzi uruhande ndiho gusa ndi ku ruhande sinzi uruhande ndiho ariko ubwo ndi ku ruhande reka ngushimire hari uwanditse ngo none se ngo muragira ngo Coach Gaël abahe umuhanzi ku buntu kandi afite contract afite contract ya producer ntabwo ari contract ya artist ku isoko mpuzamahanga nta watuma umuhanzi nyarwanda ariko muri nta utumira umuhanzi nyarwanda ariko muri kurwanira akaririmbo kamwe mwarwanye mugashaka umwanya ku ruhando mpuzamahanga undi ati ni ukuri itiku niribareke bakore music bareka amatiku bajye mu muziki ati bigenze biteze kandi mu muziki nyarwanda ngo Kinyusi na Gaël tu nizo message nsomye ni ama comment ntekereza ko icyo nasorezaho kuri iyi saga nuko twego ubwacu tugomba gucreatinga music mu buryo bwo gushyira hamwe mu gihe abahanzi bacu bakoze ibintu nka biriya byiza
tukabashyigikira. Yego, ariko nanone tugira abajyanama nyine bashobora gutuma hatabamo izi saga. Coach Gael, ufite abantu bawe mwicara hasi mujya inama, niba n'ikintu gishoboka muvuge ngo ibi ntibishoboka, munatange statement. Mufite umuvugizi wa 155 aryo ninde? Yitwa Joshua. Niyo nawe ushinzwe itangazamakuru, simbizi nabyibuka neza. Ajye hari mutange statement mu clearing, muvuge ngo ni gute ubundi ikigo nka 155 nta statement mukora, ntabwo tujya tubona ibintu nyine press tubone niba habaye nk'ibi bibazo, tubone umucyo kuri ibyo bintu, tubone umucyo kuri ibyo bintu. Abo bantu mukeneye kubakoresha, barimo baramara iki mu mwaho ngaho bahemberwa gusa, mubakoreshe. Niba ari umuntu ushinzwe production, ari we ikibazo kirumuze azasobanura, niba ari nyine ibyo byose, ariko ntabwo mubikoresha. Ntabwo nzi impamvu uyu munsi timu yanyu imeze nk'abantu bayobowe buhumyi, reka mbyite gutyo, bayobowe buhumyi, nyine batari active ku buryo badashobora gukora nyine ibintu. Ntabwo nzi wenda uburenganzira Coach Gael yatanze bwo kuvuga cyangwa se bwo gukora ibyo bintu, ariko bakagombye kubikora. Kuko n'urugero nka Junior Giti, iyo baye mu kibazo kuri ntuza kuri Chris Easy, ahita aza akandika akabisobanura neza, abantu bakabyumva, byagenze gutya. Ariko mwebwe murumva ko nyine atari ngombwa, kandi seriously ni ikibazo gikomeye cyane. So mufate type mu byandike. Ikindi cya kabiri, dukeneye ko kano kajagari mu muziki gashira. Ntabwo nzi ukuntu umuntu yabyuka mu gitondo akicira business undi, ariko so far so good. Ndashimira Coach Gael ko yaragize umuhate wo kuba yakora ibyo abandi bananiwe. Yego, ni fresh cyane kabisa. Yego, ntekereza ko niba nta kindi twasohoza. Yego, nta bindi byinshi twasohoza. Reka ngushimire Leandre. Yego, urakoze cyane Rafat. Yego, n'abanyarwanda bese aho muherereye turabashimiye. Yaba bari hanze y'u Rwanda, ariyo ntara ya 6 ya diaspora, nizere ko mumeze neza cyane. Yego, utarakora subscribe kuri Leya Entertainment, yanyarukiraho akayikora, akajya arushaho kubona ibiganiro bya buri munsi cyangwa ibiganiro bitambuka umunsi ku wundi. Yego, kwa kuri social media Clapton kibogeranitse ati Best Itiku Award 2024 goes to Amerika. Nsome commentaire nk'ibyo dusoza. Reka mbanze nzane iryanjye mone abwo ni Anita Pendo ngo mbone gutanga award. Amashyi menshi kuri Enough is Enough Tiger B. Enough is Enough. Munsi urangije ati ngo Itiku ryame ngo yago pondate mu kimuhe agihe uwo ashaka. Abishyikiriza uwashaka. Shabana yaje mw'abantu mwisha. Murakoze cyane, Nyagasana bishimire. Nitwa Leandre n'umugabo ujyongera no hate. Ntekereza ko no hate navuze ko ari akazi nakansobanura. Ubwo nubona ari byiza cyangwa se ari ingenzi gukurikirana ibiganiro byacu, uhita ukora subscribe, ubundi ubisangize n'abandi bagenzi bawe. Nyagasana kwishimire. Blessings aho uri hose. God bless. Hasta la vista.